Ariko nza ubonye wa muhini wa Yamana umuhini muhini nyine Jesus kagira inkuru si umuhini afite n'umwisekuru koko isekuru yose cyane ubwo se wawubonye ujya he ihore nayo nabibonye nitambukira kuri channel zigiye zitandukanye aha wajya ureka kubeshya wasanga ubwo wari ugiye kumusura ukabubona ukabusura si no kumusura nabubonye no ku TikTok, YouTube, Instagram ndetse n'izindi mbuga zose imbuga ko nzika imbuga sari zo mu nzu imbuga zo ku Instagram zaje gusa ntabwo wari ubizi imbuga bita TikTok imbuga bita tikigitoki aho ngaho Jesus iyo mbuga bita tikigitoki se yaje ryari uzanye muri ya telefone yawe imwe yitunge gace urebe ko itarimo yitunge gace cyane ego usigagira na telefone yitwa yitunge gaceze n'indi meretse kubona nzagisukure yitwa Mushumba nahe Jesus Mushumba nahembye cyane ako wa mugabo ahari umenya ego ubwo si ibyo bintu byose babimenya gutya abenge abe wowe aba basaza aba bakecuru n'ihene ari ihene iri kubihebe Jesus mbese nimwe numvaga bavuga ngo yigonze nk'urugo yirwa ibishyira Jesus ni wumva se makuru urayafite rega bayivuga kwishi ngo yigoronze nk'inzira y'imisozi imeze nk'umwumbati ngo nibirori Nyanza none hakarusho ngo yanze kureba hasi nk'ingurube Jesus ngo yanze kureba hasi nk'ingurube ubwireba ikirere ko numva iyo bori irenze ni Yamana ko numva atari Yamana ahubwo ari Yamahana Jesus reka ibya Yamana tugiye reka mbabwire ariko abakobwa b'ubu ngubu basigaye birata kurusha amafaranga afite hari abambara ibikabutura byabi bakagenda bavuga ngo ni impuruta njyewe narabaretse umunsi umwe tuzabateranya tubabaza ikibatera kwiba Chamereza shaka no gasika nta kibazo undi angaka niko kanje ubundi urashize none iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se ntabwe ngo muzagaruka kunshaka muranga reka kababeho I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Dangerous. Nigga bam silly gas. Dangerous. I don't know the bus. Don't run! Put it back! Put it back! Hey! Put it back! Daiwe bana abakobwa mwa wenda yo umunsi batandikira yo hagati Sister kuri mwiza se ni bisa bakubaka paka kabisa Kensi no jase wafana niyo nyumwe mvangiramo ice cream kiri sesi yawe nimugirwe nkatwe ejo ndagiye kuri sesi namubonye ku sto ariko nari nzi kari muri Dubai Jesus ko muri kutwicana ubugingo ahubwo muduhereze tuwe baduhereze mirinda baduhereze na score mvuye kuri meeting y'ubucuruzi urumva koko umuntu nkanjye nakundana n'umuntu ufite simukadi ya 073 ahubwo tuvuga ibintu dusubirire kagira inkuru rero bayamfasha inkuru kise kandi nakubwire nanjye numvireho ubusa tuvuga ko mudaheruka ku mbuga nkoranyambaga TikTok bayabunze kakazwi buri ngubu matiku birahageze ndabimenye aho hose murabihaza
umukobwa mu buriri umusore Reka ye. Yego rata uravuga umwe ufite igondanye nk'umuhizi. Ehe kama kwa gutangwa ari menshi da buri mukobwa ne nagatonya ngo yive Reka ye. mana yanjye ntabwo byoroshye aha ramugari akora muhungu arimo ntacyo atwaye harimo pe ariko n'uwo mukobwa ateye neza ikibazo afite n'icyo shaka koza nyine birumvikana ni ikibazo Byaragoranye. byarakaze ako sundi boy nta ba nyirasenge agira ngo bazamugire inama Jesus. nanjye bikanyobera Akenshi ntawamenya. nta n'uwamenya byo cyangwa n'umuhungu ukorana Reka ye. ntabwo mbizi nyine ikibazo yawe Reka ye. Ntawamenya bavuga menshi. dore ubuna burimo buratwumviriza mana yanjye iki kiganiro baba batacyumvise Imana idufashe n'ubube bwatwumvirije dore ukuntu ubukanura erega nibyo bavuga ngo bajya bataba Reka ye. uzika ibyo kuko shandaye wakishinga ibinwanwa byanyu hano byatuma ataha nabi ahubwo kamareke n'itaha ariko Jesus. byavuze ni ukuri ikimasa cyanjye kigendeye ahangaha cy'ubugombe reka nanjye ngire n'itaha Reka ye. sha ugume nawe aho ngaho ni nk'ibyo byose Jesus. Sibwo bahansize nasigarana na make ko aribo bari bane Reka ye. nanjye kanigendera ndabona za mbwa zigiye uzi ko zitanaguze n'agafanta reka tugire twigendere Jesus. none se aradusize ariko dusigara ngaha twenyine Reka ye. Yewe tugire twigendere ariko tugarutse kuri uriya musore Reka ye. no mu ndende namubonanye ngize amahirwe nkamubona namumaramo kariya kajagari uriya mukobwa yamusigiye. waranyuze yose mpa amakuru rero Yewe kuri iteye n'ukuntu yigonze yakumaramo ibivumvuri byose waba Reka ye. ngahaguruka twigendere. ese ubundi uvuye he Jesus. ko numva wagira ngo uranuka inzu ahantu mvuye Reka ye. kure yego nye ahubwo uza si ahantu mvuye mana yanjye biteye ubwoba ubuhe bwoba se Reka ye. uruko rukanura ubu urabona ugasanga ndi muzima noneho ubwo warapfuye Jesus. si ugupfa ushatse kuvuga ko ndi umurambo uri umurambo nyine none se si uvuze ngo warapfuye Reka ye. urabura kunuka ahubwo tukagushyingura muri make ubwo ndi umupfu none se si uvuze ngo warapfuye ariko ubundi ikariso yanjye nadodesheje ubu ngubu ntibayirangiye kanjye kureba aho bigeze sharagaho kamaze iminsi kari kunjya mani Reka ye. bamwita ndetse shana hagwakame nakitiriya fiyo hepfo nyine mbwirwa bakita numve ko nakamenya. Reka ye. siri imbere kaza kunsura ako nika Tanzania nakashi mwana nzaga kutuza Ese ninde wakwemera wowe kuri igisabuni? ntabwo isi kuntu nzagisukura nyemere yarahengamye wumve ngo yashyizeho n'inyogosho umva se sika muri kare nzayisuka zaza kunsusurukana Ariko iyo nyawe ejo ngo azagususurukanye. Jesus. oya ntabwo wabinkura mani siko nzaba nayikunyuye wow ibi murabiye wigi uzi ko imeze nk'iyo Rihanna yambara ko mbona irenzera Jesus. Wow, none se waguriye hehe? Reka ye. murayi ni kuri Amazon Rwanda Amazon Rwanda se irahari ariko ibi ni ibitangaje byo muri isi y'ubu Jesus. reka mbashyire kuri TikTok barebe ragisiri y'ibinyoma sha Reka ye. yambaye iki mwabusore abantu namwe saba tujya tuganira Jesus. hano ubwo burire bwose ntabwo ubizi nanjye ntabwo mvuga n'abantu bambaye imipira nditseho guca icyo nanditse mu kinyarwanda Jesus. genda umunyarwanda pire Reka ye. baze n'ahandi hose